kugusoho uransohokana uyu munsi ndagusohokana banzu neza wambisese kibizo akanya nako ntabwo kwifatamo na boss azabanyije wakishe dore ko nakoze abana ko umaze iminsi mbona wirebeshwe karakana ko uramukire nabi ibi bintu ntibizagukoraho binkoraho guteze yampaye uramukobwa uramukire maze iminsi mbona umureba bya hatari jewe se ariko buraho niba ari ikintu ugomba no kwitondera burabakire we ntaboze je kureba mabuja nje kureba mabuja wawe ubu wari uri gusona hariya arahari dore mabuja yambuje kujya nyingura hano ku karyango gato mujye nyingura ngo iki gipangu cyose cyane ko mbona ngana n'imodoka ya boss ngo nicyo kinyuramo fresh ariko kugira amagambo menshi urabiterwa n'iki uretse kwiyakaribu nyine ariko Sabina wabuze ubwenge bwibutsa ku buryo ndutishira nyana yimbwa induvuze nyana yimbwa kira gitipe ngo ni Shafi winde Shafi uratinya ukavuga sheri wanjye Shafi ngo niki nyana yimbwa inyana yiki zombi subiremo inyana yimbwa bwe abari wowe pe ndabivuze nurwo rwego ugezeho ya cyane Shafi ndamukunda ntukamvugire sheri wanjye nabi ubu wagezeyo wiyibagize ibihe twanyuranyemo we twanyuranye mu bihe use niki cyatuma wibuka ntacyo wibuka ntacyo nkwibukiraho pe iki se wavuga ko wamundutishije iki koko Shafi ndamukunda ni bogari anyitaho arankunda nkabibona agwa buri kimwe kandi nanjye wenda yego sinzi wenda ushobora kuba wenda umurusha amafaranga pe uzi ko n'akazi ariho ari njye wakamurangiye ari njye wakamujyanye ariko bira byose yigira ngina namwirukanisha hariya kure ugira ute amwirukanisha kubera iyihe mpamvu kamubwire Shafi pe ko wowe uburyo twari tumeranye wapi ubu ngubu umeze neza kandi ikindi Shafi ujye umubona nyine ubone ko ntukamuvuge nabi aguye iki se ntaguhaga ahubwo se wamagitse ntacyo naguhaga ariko ntabwo rero ko ndameze nawe utureba ni bogari ufite amagambo aruta yanjye ya hari byinshi ankorera kubizi ko nagukunda gasaba warankundaga ariko abakobwa birarangira ntabwo mujya muhinduka mwese muremye mufu imwe koko iki se ubudodo baba badodozemo ni bumwe ndumva uri kunsetsa gute se siyasi sundi ubundi kuki nkwiye kuba ndi kuvugana nawe muri aka kanya urabona uri guta umwanya ko uri kuvugana nanjye ndi guta umwanya cyane ko wazaza kubyicuza nicuza iki se none njyewe nicuza kubera wowe ngo iki ntibishoboka nava no ku kazi uzakomeza umukunde ava ku kazi habaye iki se utuzi ni twinshi bro urumva kandi kamubwire bye yakarega sha ariko nibyo wigira ibyo byose nzabishyiraho iherezo hari gitari ndetse mukurebere sarahari kana ni namuhamagaye ahubwo ndabona isaza ariko ushobora kuhagera itaragwa unyaruke bari kugushaka reka tugane Kamiri ko ufite umurindi cyane yewe we espe usa ni wowe yubuni kare cyane ni amahoro ntamutanguranwa n'imvura ndabona ikirere kimeze nabi hobe
nta mahoro Star. zanira udutebe aho ngaho nta kintu gishyitsi se turi tujya mu nzu kamwe kari mu cyumba cy'abashyitsi zana ka parasitike ariko umenya kandi kiri kugira umunwa umuhungu ahareba n'urukerereza Ego ko jewe nabonye agira amagambo menshi sinzi n'impamvu. umunwa arawufite aravuga yirirwa mvugisha wagira ngo hari agahinja kawe andi makuru Makuru ni meza. urasa neza Urukomeza. urasa neza urakeye Nawe urakeye meze neza. reka do naracupiye uriya abantu ukiri umukobwa rero nta mwagiye mukoresha ibitebe bimereye urwaye aho Ubonye umugabo unanirwa kwiga. ayabonera uyu mugabo urabona nta ko yamise Nerehe. ye nuko kandi ibi bitebe biraremereye namwe mujye mukoresha udutebe mwuna imbaraga ntugasakuze nacecetse ariko mbega kandi si tuzashoboka n'ubundi ubwo se hari ikindi muntu masi nakugira mu byombora Ntabwo nyankundi abantu. ye ndaguhamagara ninga ukenera sawa sawa ariko twiganirire rata nuko rero urugo ruraryoshye ukuntu nawe narahombye umva ariko hindukira nijoro ntaryama ni muri hindukira ibi nibyo ndabona ngiye kuzabirangira None se Ni kuri abo bayeho. Sibyo washakaga. Mana yanjye. ariko nyine wenda umuntu azabimenyera Hari ikibazo gihari se? umva ndakubwiye ngo ntaryama Upfa kuba bigenda neza. bigenda neza ariko nta gusinzira gusa ibyo byo urabishimira Usinzira se si bisanzwe. Ubonye icyo washakaga. Imyaka yewe wari ndabona umaze mbihaze yangana hakiri gike. kare Imyaka wari umaze yangana gike. yewe wenda ukuntu mwagowe ura Niko. Ariko shaho umeze neza kwitayeho. anyitayeho sheri arataha akanzanira akantu dore agatelefone yanguriye ntuziko nawe mfite telefone ishaje do Se n'umugabo n'imfura kabisa ugukuye kuri ka gatushi. iragatsindwa iransebya reba inzu Mama Kari. sigahimba mu makara Iyi nzu niyo yakubakiye. ni yacu Ni yanyu. Umugabo akwitayeho. mfa Chameze neza ariko yewe ako kabe kumba mbona akunda kunyibwirishwa utuntu amahoro mbona sinzi kuntelefona bya hato na hato guhurira mu nzira ukangenda ukaburame nk'uburamerekeje ariko nobo ntukigira umwana ni ngewe ngomba kukubaza ibibazo kuko mbona usa nkaho ufite irungu yego mba nkubona wese reba ahantu twahuriye sinjye gushotoye mbona usa nkaho uri muri telefone kandi ikiganza cyawe kirimo ariko nta kibazo mfite nta n'ikibazo cy'irungu mfite rwose simfite umwana wanjye se tuba tuganira umwana umwana wanjye umwana kumara irungu ya erega umwana wanjye nibwo buzima kamo binkinije yizi ukeneye umuntu w'umugabo nkanjye umwana nanjye umwana ni nkundi ariko kabisa rwose nawe urimo uransetsa umugabo ni nkundi for what undebye nk'ukuntu ntabwo utekereza ko nkunge nakora ikiganiro nk'umugabo n'umwana ukaza kumuganiza nk'umwana ahubwo mbwira uri kubona aricyo kibazo mfite yego mbona ataha usa nkaho n'ejo nciyeho hari ndi gusoma kamwe kurya nyuma ngo nugenda mu nzira wihugiyeho umutima ungira inama yego mbaza ngo ni iyihe abagabo b'ikigero byirutse kagira inkuru ariko ahubwo ndi kumva nyiketse twamubwire rero umutima warambwiye ngo ugende ubwire no bon ndabona wishwe n'urumbu nta kuntu wajya ugenda ukamuganiriza ukajya kumufata nimugoroba umuvuye mu kazi akareka kugenda ameze nk'umuntu wataye ubwenge rega singututse ariko nyine mbona usa nk'uwihugiye ugenda udahari oya ntabwo aricyo kibazo mfite kandi no mu rugo ntekereza ko si umugoroba wose buriya kabisa mu buzima bwanjye nkunda gutuza sinzi niba utabizi koko se naba ndi mu muhanda naba ndi mu rugo iyo nari kumwe n'umwana wanjye tuganira buriya nta bindi mba ndimo mba nsoma ibinyamakuru amakuru yasohotse kuri YouTube ni iyihe nkuru ihari nyine tu ibintu nk'ibyo nakubeshya ingiye ukamumenera ibanga ntabwo ibintu by'abagabo rwose ari byo ntabwo ari byo bindaje inshinga mbona hari ikintu ubura amafaranga kandi ushaka wamfata neza nkakugira amafaranga
amafaranga se amafaranga urayafite yes naringize ngo ugiye kuvuga ko nayafite ayo mfite arampagije yego ya Ariko nta hari kindi ikibura. kibazo ufite urabura kabisa iruhande rwawe ubundi ibindi bikikora ariko mbarumbwire abagabo b'i Kigali mwabaye mute Ntabwo kuko nyine ndiho ndi singo buri mugabo wese arambona akabona ko mukeneye Njye ntabwo ndabagabo. ibyo ngibyo mbwe ntabwo ari wenyine Umuntu wabikubwiye. uzi ko uyu munsi mbibwiwe n'abagabo 3 ya urumva ntafite impamvu yo kukurinda ngira ngo hari ko umuntu agenda ari singo hari n'ikibazo mu Rwanda ngira ngo urabyumva neza ko mfite impamvu yo kukurinda ibyo byonnye ntabwo mbyumva neza turi kumwe ntese baho twahuriye hari umuntu ugeze ubona nakwikira ijisho oya basi dukomeze tugende n'ubundi wari umuherekeje tugende ariko se nyagasani nizere ko cyane rwose ubu nta kabazo nyine ku rugo Kavuye he? ibintu biraryoshye akabazo kavuye ibyo bibazo bishyire ku ruhande twebwe tubanye neza mwa sheri ibintu shushu. by'akabazo nta Eh. bibazo umuntu wankundiye n'umwana ariko we imana ishimwe n'ukuri uzi ko namubwiye ko mfite umwana nabyaye Eh. ngira ngo aranyanga ariko disi akunda abana yarambwiye ati uwo nanjye ni uwanjye yo yaramwemeye yaramwemeye uwariga Karina ari reka nkubwire mama Kari umugabo mwiza ni umugabo ugukundira umwana buriya yankundira uzi umugabo umwana yagukunze niyo yareka kumpahira ariko yankundira umwana akagukundira umwana biba bihagije byumvikane ko no kwiga azamufasha kumwigisha twaramwandikishije ariga uba ariga Ndumva ibintu ariga bimeze minerivare neza. nayo ari kuyishaka muri ino minsi avuga ati mwihangane ubwo yagiye ku ishuri avugana na diregiteri aramubwira ati ariko sha reka nkubwire mama Kari ujye usenga imana ntibizahindura ndasenga ndasenga nta kintu cyabihindura burya reka nkubwire umugore wageze mu rugo akishimira urugo akirira amafiriti akirira inyama akabona mu buriri biragenda neza ikindi se n'iki ukeneye urasenga icyabanje kuntera ubwoba nihindukira ya nijoro sinagiraga cyangwa nsinzire vuga nti ndagiye nkuya ariko nyine gake gake yagenda amenyera burya rero umubyeyi iyo udasenga iyo cyo nakubwiraga urugo rurahindukira ntirahindukira ukazayibura oya umuntu arasenga muri se ntidusenga kugira ngo ibintu ntibiva mu gusenga ukayibura ugasanga ibintu byazanga uratangiye njye ntabwo nkunda umuntu wunzanira mu rugo ibigambo nk'ibyo by'intuzi ibiki bitangira nakubwiraga gujya wowe byumbwira ibintu byiza bitazana ibyo kuzana bibi mu rugo twe tubanye neza na sheri utazanirira andi magambo mama Kari ni ukuri imana ikomeze irwubake kandi ntukantera umugongo urabizi ko twabanye ndi inshuti yawe y'amagara nese si wowe mujyanama mfite ndi inshuti yawe y'amagara ninkukangurira gusenga imana ntabwo wamenya aho satani wowe ndasenga satani atsindwe mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu pe ariko gusenga ni ingenzi ariko ukuntu mvuga ati imbaraga mu gusenga ubona tudasenga mukomeze musenge kandi nanjye none naba ntabasenze nkinjira mu makaro ariko mama Kari ujye umenya ko ibi byose twabifatanije gusenga none ujye wibuka amavi ukuntu twajyaga turara ijoro dusenga duhamagara imana urabyibuka ahubwo nawe ndaje mukangurire gusenga mba mbona yinywera agacupa none se si yo mpamvu nkubwira anywa ariko nk'akazizi utagira erega umugabo wawe ubu se nzagira uyu uzamureke icya mbere nibyo nakubwiraga ni ukumusengera wowe arahinduka umugabo udakijijwe ntabwo wamuforosa ngo va ku nzoga ko numva se w'imyoza ubwo ndi kumva ibintu urimo kumbwira nkumva ntabwo bimfashije ngo nagize ne usigaye wivanga mu bintu bitakureba guteza wowe ubona koko iyo wivanga mu bintu by'abandi uba wumva ntabwo bufite bwiza ukuri kumbwira nivanzemo n'ibyaha biriya bya badadi ku mana yawe yewe rero reka nkubwize ukuri ahubwo mwebwe mujya mureba ibitabareba pe umva nkubwire dadi kuvuga ngo nivanga mu byabo n'uriya mugore urabizi neza ko bafitanye umwana ntabwo ubizi niba bafitanye umwana ntabwo bivuze yuko nawe wabyivangamo erega bariya ni abavandimwe bacu bo kuva kera kuva ryarize iyo ntabwo ubizi kiriya gikecuru yazanye kuva cyagera hariya n'amata y'umwana kuyabona n'intambara muri ruriya rugo akageni wagiye ushyira mu gaciro wowe ubu ngubu utagira inshuti y'inkoramutima cyangwa ugira abavandimwe ariko uyobewe yuko afite undi mugore uriya asazanye iki
uriya ejo bundi asanze umwana ari mukuru uri kumva none yazanye impinduramatwara ntashaka ko hari amata asohoka hariya na minerevare do nugukura icyuya mu gahanga nese ibyo birakureba kari byo nanjye ndi kukubwira ngo ntukitambike mu bintu by'abandi yakarabye ibyo baguhaye bazakongere n'ibindi mugore oya nawe gore ngibi ndabona atari ibyo pe oya gore tujye tubivuga ibintu tubisubire ibyo ntabwo bikureba ubundi se yakundegeye ntabwo yakundegeye ariko umva nkubwire nawe nanjye iyo mbireba nyine iyo mbireba ukuntu byitambikamo mba numva rwose mfite ikibazo njyewe kuba mbyitambikamo ni nkuko nawe ibyawe nabyitambikamo ndabyumva wambere imfura nanjye ibyanjye ukabyitambikamo reka nkubaze agine ubu kuri iyi saha umuntu aje mu kabana nk'ukuntu uriya dadi yabanye n'uriya muvandimwe akarinda ubwamutera inda akabyara ukabureba uko umwana amaze kungana kugeza ubu agahita azana urugero rw'urukecuru rungana kuriya noneho ruhageze rukaba rushaka gufunga umuriro n'amazi wowe wabyemera nese n'undi ko yamuzanye urakora iki Musa birangiriye aho kubera muzanye se bivuze ko afunze amayira y'ijuru mama yake ndakamenye ntushaka ukamenya unawumva ukatware neza ubyegereza umutima rwose ntabwo afunze amayira y'ijuru sha uramwishakira njyewe ngo wanjye nzamushyire hehe se muvandi uramwishakira niyo mpamvu yewe gusura musaza namujyana nkajya kumaza iki koko imyaka yose yabaye hariya ko atigeze azi iwacu kurambagiza ko bizi ko mfite umugabo namujyana ngo mujyane heza nta kofirenzi afite ngo byibuze ngo mvuge ngo afite ikofirenzi yanjye ngo mvuge wenda ngo hari ikintu namukuraho urabona ko iwanjye yasobanutse usura nabandi kumukura hirya ariko none izuba riraramutse iyi jaride se wa mami waramutse waramutse ma nibwo ukibyuka mbona ne kandi ubanza uri umunebwe so mami koko ni ubunebwe ndashaka kukubaza umwana w'umukobwa ageze izi saha saa 5 aryamye ego mami mbona ari muri etide urabeshya ubu uri kuri telefone uzaza mu cyumba cyanjye rero ugahera saa 2 turyama ukajya mu masomo ukajya kwiga ukageza saa 5 wiga urambeshya mami wawe ahubwo n'ubu mfite ibitotsi kandi ubu umunebwe bose n'ubunebwe erega nubwo hari umukozi wajya ubyuka ukamufasha no koza ibyombo cyangwa se ukanamukoropera hano erega buri iyi nzu ni nini kandi buryo uri kumwe n'umwana uramufasha sajya ngerageza ubu se n'ujya mu rugo rwawe ma uzajya uryama ubyuka izuba ryahemye tuzazana umukozi ubwo rero nuko ujya wiga gukora mami haracyari n'igihe rega kugira nzajye mu rwanjye kandi mba naniwe mba ngomba kuryama none nk'uko ari muri weekend mba ngomba kuryama ubwo weekend yose nkayimara ndyamye umunebwe ntabwo mbikunda ntabwo mbikunda ibi bintu sinabyigeze urabizi waramutse gute se tumeze neza urabona se hano hantu harahabona mami harasa neza haragiye mu nzu nziza cyane reka burasinjya nisondeka ntunze ntabwo nakwemera umuntu ukajaganya se reka ahubwo mami hari ikintu nashaka kukubwira urashaka kwisukisha ndagusukisha ibi bintu ndabona nta n'umusozi ndagusukisha ntugire ikibazo ako nyine hari n'ikindi se kihe kandi nawe ku bibazo byawe wa mukobwa we iki ndawumbwira nyine bya nabonye biriya bintu atari byo ntabwo bisa neza ibiki nyine kuza hano n'uriya mugabo nyine atari papa wanjye uriya ni papa wawe mami wacu rwose uriya ntabwo ari papa wawe se ninde wundi ahubwo ninde nuriye nyine nuko ari kumbwira ko ari uriya ni papa wawe aragukunda ntubizi nta kwishyurira minerivare none se undi papa uvuga ni uwo nyine arabikora byose akubasi papa wanjye use wishimiye ko nzajya ngumana nawe hano uriya atari papa wanjye ariko se bitwaye basi uzanyereke papa uriya mugabo ni umwana mwiza ntabwo yanga abana akunda abana ni papa wawe tuzabyara n'abandi barumuna bawe sibyo